kwirirwa mwese aho muri abantu b'Imana, navuga abantu Imana yironkeye kugira ngo yiheshe ishimwe. Uyu munsi ndagira ngo dushime Imana. Turasa naho twarangije gahunda yacu y'ivugabutumwa ryo kugenda abantu bavuga ubutumwa mu mihanda. Ndashimira cyane umuvandimwe muyobozi David, ndashimira na David mugenzi we tumukunde, baritanze cyane, Eric Biganza ndetse n'umugabo bita Charles. Abo bantu bakoze umurimo ukomeye w'ivugabutumwa. Mu by'ukuri twashimye amaboko yanyu n'uburyo mwitanze. Rero uyu munsi dusoza agatanu ka nyuma k'uno mwaka, tugiye kuganira ijambo ry'Imana. Ndagira ngo nkubwire, aka niko gatanu ka nyuma ka 2024. Amagambo ari muri rino jambo ntagucike ku buryo utaza gucikwa n'umugisha. Navuga Uwiteka Imana yatugeneye uno mwaka, kuko niyo materaniro ya nyuma ya gatanu dufite. Rero ndifuza yuko uzaba uhari kandi uritega amatwi uryumve neza, kuko niwe mwanzuro w'intego twize byinshi. Mugenda mubikurikira, biri hano kuri YouTube. Rero uyu munsi munyemerere mvuga akantu ka nyuma kuri iri jambo rivuga ngo ubwiru bw'ubumana, Imana kwambara umubiri. Ariko nsorezaho kugira ngo umuntu atware navuga ipaki yuzuye ku by'uru rugendo. Muvandimwe, reka dusome mu gitabo cya Timoteyo wa mbere ibice 3 ku murongo wa 16. Haravuga ngo si ugushidikanya, ubwiru bw'ubumana burakomeye. Number 1, Imana kwerekanwa ifite umubiri. Cya kabiri, ikagaragazwa ko ari umukiranutsi mu mwuka. Number 3, ikabonwa n'abamarayika. Number 4, ikamamazwa mu banyamahanga. Number 5, ikizerwa mu isi. Number 6, ikazamurwa igahabwa ubwiza. Ubu ni ubwiru butandatu Paul yagerageje kuvuga. Twe twafashemo ijambo rimwe rya mbere rivuga ngo ubwiru bw'Imana, Imana kwerekanwa yambaye umubiri. Take away rero ngiye gutanga kuri rino jambo, navuga nk'umwanzuro wanjye. Ndashaka kuvuga gato uburyo Kristo yari Imana 100% kandi akaba umuntu 100%. Praise the Lord. Nicyo kintu numva cyanyuma navuga kuri iyi topic, kuko ibindi bintu byose twagerageje kubivugaho twabivuze nka processes. Abantu babonye Yesu avuka, ariko baracyashidikanya ngo ese Yesu ni umuntu, baracyashidikanya ngo ese Yesu ni Imana. Muri iyi nyigisho nta kindi ngiye kukubwira, tugiye kurebera hamwe ese koko Yesu ntiyaba yari Imana gusa, ese koko Yesu ntiyari umuntu gusa. Tukaba twarizeye umuntu, kandi Bibiliya ivuga ngo uwizera umwana w'umuntu avumwe. Ngo Imana niyo yonyine yo kwizerwa. Munyemerere tubivugeho bino bintu, tuvuge Yesu ukuntu yari Imana 100% kandi akaba umuntu 100%. Reka mpere uburyo Yesu yari umuntu 100%. Icya mbere kigaragaza umuntu, Yesu nk'abandi bantu bose, Yesu yari afite ahavuka, yari afite abo bavukana, yari afite nyina. Yesu yari afite umuryango, yari afite ahakomoka, kuko batubwira, Bibiliya ivuga yuko itondeka n'amasekuruza ye muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa mbere, bakerekana yuko Yesu akomoka kuri Dawidi. Praise the Lord. Muri Matayo ibice 13 ku murongo wa 55 ho barabikabiriza bakavuga ndetse n'abo bavukana. Haleluya. Kuko baravuga ngo mbese harya si wa mwana w'umubaji nyina ntiyitwa Mariya na bene se si Yakobo na Yosefu na Simoni na Yuda bashiki be bose? Yesu
yari afite barumuna be, afite bashiki be, nyina azwi, ku buryo bari bamuzi, bari bazi n'akazi kasi. Haleluya. Bivuze ko Yesu yari umuntu. Nusoma muri Matayo igice cya mbere ku murongo wa mbere bavuga genealogy ye, navuga urukurikirane rw'amasekuruza ye. Na Luka ibice 3 ku murongo wa 23 bararuvuga. Sibyo ko harimo itandukaniro gato. Luka yavuze igisekuruza cya nyina, Matayo avuga igisekuruza cya se. Navuga Matayo yashakaga kwerekana ko Yesu mu mategeko avuka ari umwana wa Yosefu kandi akomoka kuri Dawidi. Na Luka yashakaga kwerekana ko ari we mbuto y'umugore Imana yavuze, kuko Luka ntiyashatse kugaragaza Yesu navuga nk'umuntu wabyawe n'umugabo, ahubwo yamugaragaje nk'umuntu warezwe n'umugabo, ahubwo akabyarwa n'umugore, kuko yatubwiye igisekuruza cya nyina. Yesu bigaragaza yuko avuka kwa Dawidi, ntiyarekeraho. Matayo avuga abo bavuka, na Luka yabivuzeho mu bice 4 ku murongo wa 16, aho batondagura ayo mazina y'abantu bavukana. Ikintu cya kabiri cyagaragazaga yuko Yesu ari umuntu, yagiraga inzara n'inyota. Ubundi Imana ntigira ibiryo, ntiginywa nk'uko tunywa. Imana ntirya. Ndagira ngo uzajye wibuka ahantu hose Imana yagiye yigaragaza. Iyo bajyaga kuyitamba igitambo, yoherezaga umuriro ukarya igitambo, yo ntikirye, kubera yuko Imana ntigirya ibi biryo bifatika, kuko nta mubiri yambaye. Turya kugira ngo tubeho yiriho. Yesu kugira ngo abeho nk'umunyamubiri yarashonje, ararya pe, yagiraga inzara n'inyota. Nusoma muri Yohana ibice 4 ku murongo wa 6 n'uwa 8 haravuga ngo kandi aho hari iriba rya Yakobo, nuko Yesu yarananirwaga nk'umuntu, ngo ananijwe cyane nuko yagenze ngo apfa kwicara kuri iryo riba. Hari nk'isaha 6 saa 6, Umusamariya aza kuvoma. Yesu aramubwira ngo mpa utuzi two kunywa. Ku murongo wa 8 ngo abigishwa be bari bagiye mu mudugudu kugura ibyo kurya. Wenda ibingibi ntiwabyumva. Ku murongo wa 31 kugira ngo byumve neza, haravuga ngo batarahagera abigishwa be baramwinginga bati, mwigisha akirurye, akirufungure. Arabasubiza ati, mfite ibyo kurya mutazi. Yesu bivuze ko yari umuntu nkatwe, yararyaga pe, yararyaga, yagiraga apeti. Inshuro zirenga 3 Yesu yariye Pasaka, yanyweye divayi, ararya mu bukwe. Ariko mana, Yesu kugeza naho yari abambwe ari guterwa imisumari, arataka kubera inyota yari imwishe. Aravuga ngo mfite inyota. Yari umuntu, yari yambaye umubiri. Yesu ashimwe cyane. Icyatumye ndi kushaka kuvuga iri jambo ngaragaza yuko Yesu ari nk'umubiri, ni ukugira ngo wumve ko ari mwene wanyu wa bugufi. Iryo jambo ryankozeho cyane. Icya gatatu cyagaragazaga Yesu nk'umuntu yabiraga ibyuya, akava amaraso, agahangayika, akagira stress nk'izo nawe ujya ugira. Ubundi nimba ari ikintu kigaragaza umuntu ni amaraso. N'umuntu n'izina Adamu harimo ijambo damu rivuga amaraso, na bajya batwita mwene damu, mwanadamu, bivuga ngo turi abantu bava amaraso. Ikintu kigaragaza umuntu ni ukuva amaraso. Yesu yavuye amaraso ku musaraba. Yesu yabize ibyuya, Yesu yagize stress. Nusoma muri Luka ibice 2 ku murongo wa 44 hatubwira ukuntu Yesu yasenze cyane, abira ibyuya bivanze n'amaraso. Haleluya, haleluya. Ubu burwayi, kugira ngo nkumvishe stress Yesu yari afite, muri research z'abahanga babwita hematidrosis. Ni uburwayi buterwa na pressure, stress umuntu aba yagize imbere, imitsi yo mu mutwe igatangira guturika. Noneho umuntu yabira icyokere hagatangira kuza amaraso. Bivuze ko Yesu bamubwiye yuko agiye kuja ku musaraba, nawe agira stress, arwara indwara ya hematidrosis.
ibyuya bivanze n'amaraso bimusohoka. Yesu bavandimwe, mbabwira, yari umuntu nkatwe. Haleluya. Nibutse ijambo rivuga ngo Eliya yari umuntu umeze nkatwe, na Yesu yari umuntu umeze nkatwe, usibye ko yari n'Imana. Ibyo wenda ndaza kubivugaho mu kanya. Muri Yohana ibice 19 ku murongo wa 34, ariko mana niho havuga ukuntu Yesu ari ku musaraba bamukubise icumu havamo amazi n'amaraso. Yavaga amazi nk'indumi yose yapfuye. Iyo imaze amasaha ane yapfuye, ushobora kuyijombaho ikintu kikavamo amazi n'amaraso. Yesu uyu yari umuntu umeze nkawe. Ikintu cya kane cyagaragazaga yuko Yesu yari abayeho nk'uko tubayeho, yagiraga ibibazo nk'iby'abantu. Yagiraga ibibazo by'ubukode, yitabiraga ibirori, amakwe, yitabiraga ibiriyo. Mbese yari abayeho nk'uko tubayeho, nawe afite aferi zimureba. Ntimumwibuka mu bukwe bw'Ikana ko Yesu yitabiriye ubukwe nubwo tutazi uwari washatse? Ese mwibagiye ukuntu ku gituro cya Lazaro Yesu yahagiye? Yesu yitabiraga, ariko mana, yitabiraga ibintu byose nk'uko nawe ugira gahunda za famiye zikugoye n'iz'abashuti bawe. Yesu yagiraga ikibazo cy'ubukode nk'uko bamwe mugifite. Ku murongo wa 8, igice cya 8 cya Matayo ku murongo wa 19 n'uwa 20, Yesu nibwo bwa mbere nabonye kubera ikibazo cy'ubukode yanga umuntu ko amukurikira ngo abe umwigishwa, kuko yaramubwiye ngo ingunzu zifite imyobo, ngo intashya zifite aho zitaha, ngo ariko umwana w'umuntu ngo ntafite aho arambika umusaya. Ndi kubunza karago mu ijambo mushobora kumva. Yesu ndi yari afite ahaba, yari afite ikibazo cy'ubukode nabo, ariko uyu mugabo yari Imana. Ikintu cya gatanu kigaragaza Yesu nk'umuntu ni amarangamutima. Yesu yararize nk'uko nawe uzurira. Yesu yararakaraga nk'uko nawe ujya urakara. Ikindi, Yesu yarasinziraga. Ndagira ngo nkwibutse ijambo ry'Imana riravuga ngo urinda Abisirayeli ntahunikira ntanasinzira. Imana ntigisinzira, kirazira. Yesu nk'umuntu, Yesu yarasinziraga. Ntimwibuka story Yesu asinzirira mu bwato? Mbibutse se Yesu arakara agakubita abantu muri Yohana ibice 2 ku murongo wa 14 ku murongo wa 16, arakara akabakubita kubera bagize inzu y'Imana iguriro. Mwibutse se muri Matayo ko bari banze kumwegereza abana ngo ararakara, arabwira ngo mureke abana batoya bansange. Yesu ku gituro cya Lazaro byaramurenza, aravuga ngo ararira, ngo abantu bamurebe babona yuko atari ukwigirira, baravuga ngo ayiwe, murebe ukuntu yamukundaga. Yesu yagiraga amarangamutima nk'uko uyagira. Haleluya. Icya gatandatu, nk'umuntu wese Yesu yarageragejwe, ibyaha byaramugeragezaga nawe, kandi Yesu yabayeho mu bukene. Muri Matayo ibice 17 ku murongo wa 24, Yesu baramubajije teze ntuzabishura umusoro. Yari yananiwe kwishura umusoro, abwira Petero ngo ajye kuroba ifi bishyura umusoro. Bivuze ko yahuraga nawe n'ubukene. Muri Matayo ibice 4, Yesu tumubona ari kugeragezwa na Satani. Yesu navuga yari yacitse amazi ku buryo Satani yamwegeraga, Satani akamugerageza nk'uko nawe ajya kugerageza. Akamubwira ati ese wanyumviraho gato, wahinduye iri buye umutsima ukarya. Yesu mana yarageragejwe nk'uko nawe ujya ugeragezwa. Gusa mu Baheburayo ibice 4 ku murongo wa 15 ndahakunda cyane, haravuga ngo yageragejwe mu buryo bwose nkatwe nk'uko abantu bageragezwa. Haleluya. Ndafashijwe we ngo kuretse yuko aho atanduye
yavukaniye natwe ngo ntiyigeze akora icyaha. Yesu ashimwe cyane. Noneho ikindi kintu cya rurangiza aricyo nsorezaho kikwereka uburyo Yesu yari umuntu. Rurangiza. Yesu yarapfuye. Ni ukuri, si ukubeshya, Yesu yarapfuye. Mu Bisilamu bajya bigisha yuko Yesu atapfuye, bakavuga yuko Yesu ajya mu ijuru ngo babamba ngo kandi bakorera biriya byose tuvuga ko bamukoreye ngo undi muntu ngo wambaye umubiri we. Ariko icyo ni ikinyoma. Yesu yarapfuye, baramufashe bonyine, baramwumva neza ko ari we. Yuda atanga ikimenyetso cyerekana ko ari we, aramusoma, baramufata neza. Yuda abona arapfuye, Yuda ariyahura, aravuga ngo sinari nzi yuko Yesu yageze aha nawe agapfa. Birahari, nimba ubishidikanyaho, kuko ndi kuvugana n'abakristo b'ubwoko bwinshi, biri muri Yohana ibice 19 ku murongo wa 30 kugeza ku wa 33. Havuga hate, haravuga ngo Yesu amaze gusoma iyo vino aravuga ati birarangiye, acurika umutwe, umutima uraca, umutima urahagarara. Wenda icyo kinyarwanda ntiwacyumva. Kuri 33 haravuga ngo ariko bageze kuri Yesu basanga amaze gupfa, ntibamuvuna amaguru. Bivuze ko Yesu n'ukuri yarapfuye pe, si ukwigirisha. Yesu yarapfuye, baramushingura, baraterura, barahamba. Ariko uyu mwanditsi wo mu Baheburayo yavuze ngo yageragejwe nk'uko natwe tugerageza kugeza ku rupfu. Ari patele potalindre forgasariash, ariko ntiyigeze akora icyaha. Yesu wari mugeragezwa, ari no ku musaraba bakamubwira ngo ikize, afite imbaraga zo kwikiza, aranga arapfa. Ngo utarigeze kumenya icyaha, Imana yamuhinduye icyaha kugira ngo benshi bahabwe ubugingo. Ndagira ngo nkwibutse n'iri jambo rivuga ngo ntiyanze no gupfa, ntiyanze gupfa. Yesu yahuye n'igisuzuguro icyo ari cyo cyose, ariko icyo gupfa cyo ni ikindi yarapfuye. Mu magambo yoroshye, Yesu yaciye mu bihe ndetse abaho nk'uko abantu babaho, kuko yari umuntu 100%. Gusa nanone yari Imana yambaye umubiri, kuko mu bintu bigera muri 7 biranga Imana, hafi ya byose Yesu yarabyujuje. Munyemerere mbinyuremo nihuta, mvuge kandi nemeze uburyo Yesu yari Imana. Icyambere cyemeza yuko Yesu yari Imana, Yesu ashimwe, ngo nukuzuka kwe. Yarapfuye, abantu bagira ngo ni umuntu, ariko azuke barahamya ngo uyu ni Imana. Mu Baroma igice cya mbere ku murongo wa mbere kugeza ku wa 4, reka nisomere umurongo wa 4. Haravuga ngo kandi werekanywe n'ubushobozi ko ari umwana w'Imana mu buryo bw'umwuka, bigahamwa no kuzuka kwe, niwe Yesu Kristo umwami wacu. Imana ntipfa, igira icyo bita eternite, ntishobora gupfa. Yesu wambaye umubiri, Yesu umubiri ushobora kuwica, ariko Yesu afite imbaraga zibasha kuzura n'umubiri we wapfuye, kuko ni Imana. Tuzamurira Imana icyubahiro. Yesu kuzuka kwe byerekanye yuko abaho iteka ryose, abaho, ahoraho, ntashobora yarazutse. Nicyo kintu Satani yibazaga, kibazo cyose, uyu none murebe Imana irapfuye, ariko abona arazutse. Haleluya. Byemeza yuko atari umuntu. Satani yari inyama itaribwa kwica Yesu. Icya kabiri, reka wenda ntarava kuri iyo ngingo, Yesu ubundi reka mbabaze, hano havuze ngo ni umwana w'Imana.
ese mu isi bigenda gute? Inka kwiza ibyara inka, imbwa ikabyara imbwa, umuntu akabyara umuntu. Murumva umwana w'Imana we yaba ari iki? Wenda dukoreshe n'iyo rujike, iwe si Imana? Usibye ko twabisobanuye mu bakurikiye inyigisho, Yesu mu by'ukuri ntiyari umwana w'Imana, ahubwo yari Imana, ngo ahubwo yabihawe n'iyamubwiye ngo uri umwana wanjye, uyu munsi ndakubyaye. Twarabisobanuye cyane. Yesu kuzuka kwe kwamuhamije ko ari Imana. Ikindi kintu cya kabiri cyerekana yuko Yesu ari Imana ni ukurema. Muri Yohana igice cya mbere kuva ku murongo wa mbere haravuga ngo mbere na mbere hahozeho jambo, guhoraho kw'Imana twabivuze hambere. Mbere na mbere hahozeho jambo, ngo jambo yari Imana, sibyo? Ngo kandi ngo mu byaremwe byose ngo nta na kimwe kitaremwe nawe. Yesu niwe waremye ibintu. Banza utabyumva. Mu Migani ibice 8 ku murongo wa 22 havuga Yesu uburyo ari we waremye ibintu byose. Hagere ku murongo wa 31 hazavuga ngo ibyishimo byanjye byari ukubana n'abantu na rimwe. Bivuze ko Yesu yari Imana, ariko kubera urukundo akunda kubana n'abantu aramanuka. Haleluya. Mvuge gute Mana yanjye? Muri Yohana ibice 9 ku murongo wa 6 kugeza ku wa 7, Yesu ashimwe, ahantu ndakunda cyane. Haravuga ngo amaze kuvuga ati acira amacandwe hasi yatobesha icondo wakamusiga ku maso. Aramubwira ati genda wiyuhagire mu kidendezi cy'Isorowamu. Hasobanurwa ngo yaratumwe. Nuko aragenda ariyuhagira, agaruka ahumutse. Reka mbabwize ukuri, iri jambo ryerekana Yesu nk'umuremyi. Kubera iki? Yakoresheje formule yo mu itangiriro. Muribuka Imana irema umuntu ngo yamuremye mu gitaka. Ninde wundi uzurema abantu mu gitaka? Ese nutagera ntagereranye. Yesu yafashe igitaka agisiga umuntu, amuremera amaso araza. Nyiri formule yari ari mu isi, ari kwapurika ibyo yahoze akora. Yesu kubw'iki gitangaza yakoze byamugaragaje nk'umuremyi. Icya gatatu ni Yesu yahozeho. Ubyangu byemere yahozeho. Muri Yohana igice cya mbere ku murongo wa mbere, Yohana wa mbere haravuga ngo uwahozeho uhereye mbere na mbere, ngo uwo twumvise uwo twiboneye. Yohana waza akabya n'amaso yacu, ngo kandi uwo twitegereje intoki zacu zikamukoraho. Ndahari kubesha, byarabaye. Ku murongo wa 3 haravuga ngo kuko ubwacu ngo dufatanyije na Data twese n'umwana we Yesu Kristo. Aratwereka yuko ari Yesu Kristo. Saho gusa. Muri Yohana ibice 8 ku murongo wa 38 Yesu wenyine yabwiye Abayuda, arababwira ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Muribuka, ndibutse rino jambo, ninde wabwiye, ninde Imana yabwiye ngo ndiho, ngo ndiho? Si Yesu nako si Mose? Iri zina ndiho Yesu kurikoresha yari yerekanye ko yuko ari we mu gihe cya Mose wamubwiye ngo ndiho yanduye. Niyo mpamvu yavuze ngo Aburahamu atarabaho ndiho. Apana nariho, ndiho. I am. Musome muri Bibiliya zanyu haravuga ngo ndiho. Ndatangaye cyane. Yesu ntazakoresha ngo nariho cyangwa nzaba ndiho. I am present. I am. Ibi bintu Yesu yarabivuze kubera kumva icyo kintu avuze. Abayuda bari bagiye kumwica nk'umwana wo muri karitsiye, yarabacika, ariko yarababwiye ngo ndi Imana mu isi. Ikintu cya kane kigaragaza Yesu nk'Imana, ijambo ry'Imana rirabihamya. Muri Yesaya igice turi gusoma
abantu benshi bakunze gusoma muri ibi bihe bya Noheli, ibice 9 ku murongo wa 5, mwese murakizi. Haravuga ngo nuko umwana yatuvukiye duha umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama. Ndashaka iri jambo muri some neza. Iki Imana ikomeye, hirya data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Niki kindi? Nimba ari we data, nimba ari we Imana ikomeye, niki kindi mushaka kibemeza yuko Yesu ari Imana? Muri Yohana ibice 20 ku murongo wa 27, ubundi ntushobora kuvuga deity of Jesus udasoma igitabo cya Yohana, biragoye, kuko Yohana we yamuvuze nk'Imana mu buryo buteye ubwoba. 20 kuri 27 haravuga ngo kugeza kuri 28. Reka nsome ku 28. Haravuga ngo Toma aramusubiza ati, mwami wanjye kandi Imana yanjye. Toma yise Yesu ngo Mana yanjye. Kubera iki? Yesu yari Imana koko, kandi na Yesu ntigeze amubuza. Kugira ngo ubyumve neza, reka dusome no muri Tito ibice 2 ku murongo wa 11. Havuga hate ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, butwigisha kujya twirinda. 13 dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza. Iri si ijambo ry'Imana ribivuze, ni Imana. Icya 5, reka mvuge kuri bya bintu bingahe abantu bose bavuga biranga Imana: omniscient, omnipresent and omnipotent. Twibaze, Yesu yari azi byose? Omniscient yari abizi. Impamvu ni iyi: mu Bakorinto ba mbere igice cya mbere ku murongo wa 23 havuga ngo Yesu niwe bwenge bw'Imana. Ni gute waba ubwenge bw'Imana ntumenye byose? Tureke n'icyo. Muri Yohana ariko Yohana ni umugabo cyane. Ibice 2 ku murongo wa 24 haravuga ngo ariko Yesu ngo ntiyabiringira, ngo kuko yari azi abantu bose. Ni umuntu bwoko ki wamenya abantu bose utari Imana? Kumenya byose, ibyo ngibyo byonyine bitwereka ko Yesu yari Imana. Bivuze yuko Jesus was omniscient. Icya 6 cyangwa se ikindi, Yesu yari omnipotent, yari ashoboye byose, all powerful. Amakuru mufite muri Matayo ibice 8 ku murongo wa 27, muri bwa story ari mu bwato. Uzi ikintu Yesu yakoze? Yesu yacyashe umuyaga. Yesu yavuganye na natire, abwira umuyaga uramwumvira. Uwo muntu murumva imbaraga afite? Muri Matayo ibice 28 ku murongo wa 18 yaravuze ngo ntawe utware mu ijuru no mu isi. Bivuze yuko Yesu afite imbaraga over everything, the mighty na authority. None umuntu ntashoboye byose? Mu Byahishuwe ibice 5 ku murongo wa 12 havuga hati, haravuga ngo bavuga ijwi rirenga bati, umwana w'intama watambwe ni Yesu Kristo, niwe ukwiriye guhabwa ubutware n'ubutunzi n'ubwenge n'imbaraga no guhimbazwa n'icyubahiro. None ubutware ni ubwande? When you have mighty, what else do you need? Nsoza, mbere yuko nakonsoza, Yesu ubwe yivugiye ko ari umwe n'Imana, cyangwa se ari umwe na Se. Muri Yohana ibice 10 ku murongo wa 30 yaravuze ngo njye na Data turi umwe. Muri Yohana ibice 17 inshuro 3 Yesu avuga yuko ari umwe n'Imana. Inshuro 10 Yohana 17 ku murongo wa 11 Yesu yavuze yuko ari umwe n'Imana. Yohana 17:22 Yesu yavuze yuko ari umwe n'Imana, avuga ngo njyewe na Data turi umwe. Niki kindi mukene cyemeza yuko Yesu ari Imana? Reka nsoze gutya. Hari ikintu kimwe muri research nakoze, nabonye Yesu atari afite
navuga ni igiki Yesu yatakaje cyatumye aba umuntu nk'abandi, kugira ngo duhuze rino jambo Imana kwerekanwa yambaye umubiri. Icyo atari afite nicyo bita omnipresence. Yesu ntiyashoboraga kubera ahantu hose icyarimwe kuko Imana iba hose, na Yesu ntiyashoboraga kubera ahantu hose icyarimwe. Impamvu nta yindi ni uko Yesu yari yambaye umubiri, yari yambaye umubiri, kandi umubiri uri limite. Yesu byamutwaye iminsi 3 kugira ngo azure Lazaro. Aba yaramuzuye ku munsi hafi iminsi 4, aba yaramuzuye akimubona, cyangwa se aba yaramukijije akimubona. Ariko Yesu kuko yari ari kure, byamutwaye iminsi 4. Lazaro arapfa, Yesu ajya kumuzura yaratangiye kubura. Yesu yagendaga azenguruka ahantu hose, agenda agirira abantu bose neza kubera yuko yari yambaye umubiri. Ntiyari ashoboye kubera ahantu hose icyarimwe. Ngiki kintu Yesu yatakaje muri divinite ye. Kwambara umubiri kwa Yesu byari bisobanuye yuko atazongera kuba omnipresence. Ariko Imana ishimwe ko Yesu yaje kuzuka. Niyo mpamvu yabwiye abigishwa, yarababwira ngo icyagira icyo kibamarira ni uko ngenda, ngo kuko nintagenda umufasha ntazaza. Icyo yarabasobanuriye ni uko ningumana namwe ndi limite. Hari ibintu bimwe sinshoboye kuba muri Afurika mbehehe, ariko ningenda nzaza mbane namwe mwese icyarimwe, mbere hose icyarimwe. Yesu ntiyari omnipresence, na Satani si omnipresence. Gusa afite abadayimoni benshi baba hose, ariko Satani si omnipresence. Munyemerere soze nsoma muri Matayo kugira ngo ndangize iki cyigisho cyanjye, nacyo nticyari kigufi. Muri gato mba kandi kantu kemeza yuko Yesu ari Imana. Muri Yohana, muri Luka igice cya 1 ku murongo wa 35 haravuga ngo marayika aramusubiza ati umwuka wera azakuzaho n'imbaraga zisumba byose zizagukingiriza, nicyo gituma uwera uzavuka azitwa umwana w'Imana. Iri jambo uwera rikoreshwa iyo bari kuvuga Imana. Nunarireba ukuntu ryanditseho ngo uwera, y'inyuguti nkuru, bivuze ko Yesu ni uwera. Uwera. Nta wundi wera usibye Yesu. Ni uwera. Ndashoje. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo si ibyo gushidikanya, ubwiru bw'Imana burakomeye. Imana kwerekanwa yambaye umubiri. Yesu koko yari Imana 100%, kandi yagaragaye yambaye umubiri, bimugira umuntu 100%. Murakoze cyane, murare neza aho muri. Icyubahiro ni icy'Imana uyu munsi n'iteka ryose. Amen. Hari umuririmbyi wavuze ngo aho twagendaniye Imana ntigeze udutererana. Haleluya. Aho twagendaniye ntabwo Imana yigeze idutererana, mu makuba no mu byago ntigeze idutererana. Muri bigoye yabanye natwe, dusubizamo imbaraga, itubera inshuti nyanshuti, itubera inshuti yo hafi cyane, irenze uko twabwira abandi n'ibindi byose. Ariko Imana yabanye natwe, iradushoboza. Buri wa gatanu turaterana, buri wa gatatu tugaterana. Ni ukuri yatuye ubushake bavugabutumwa, kandi ndabizi yuko wenda hari ijambo rimwe rishobora kuba ryaragize rigufasha, ryaragufashije, nubwo wenda yaba atari yose utarabonye kuyakurikirana, ariko byanze bikunze ntihabura akantu cyangwa se ikintu cyakoze ku mutima wawe n'umwaka wose Imana yaduhesheje cyangwa se yadushoboje gukora, cyangwa n'ibindi byose. Rero Imana ibamugisha, kandi mwarakoze kubana natwe n'umwaka urarangiye 2024. Ni ukuri tubishimira Imana, kandi namwe Imana ibamugisha cyane. Ni ukuri ko twabanye buri wese akitanga kugira ngo
tube tugiterana kuri wa gatanu. Imana ishimwe cyane, ntihabuze intambara ahubwo zabaye nyinshi cyane rwose, ariko muri ibyo byose twarashobojwe n'Imana. Himbazwe ishyirwe hejuru. Mwami Yesu turagushimiye ko wabanye natwe, twimbaje ineza yawe nyinshi yawe ku buzima bwacu, kuri mitima yacu, twibutse ibyo watugiriye, twibutsa ko turangije umwaka. Himbazwe mwami, himbazwe mwami, himbazwe ko warize buri wese. Kuri twabyumvaga bisa nkaho umwaka ari muremure, ariko n'ejo bundi nanone tuwutangiye, ariko ko waraturinze tukagera mu kwa cumi, mu kwa cumi na kumwe, kwa cumi n'abiri, kubura iminsi mikeya. Turaguhimbaje, turagushimiye, wagize neza gitare. Himbazwe wera wa Isirayeli. Ni ukuri komeza kubana natwe, imitima yacu ntikujye kure, turushaho kukumenya, turushaho kwegera ku murenge wabuze, ahubwo ngume kukwegera Mana yanjye. ngo nawe twafatanya umusaraba. Ni ukuri birakwiye kandi ni iby'agaciro gufatanya umusaraba nawe Mana. Kuri utugire ibikoresho byawe, kuko kandi tugumane nk'itorero wirongeye, itorero wapfiriye. Tugumane, ntuturekure, ntutwemerere ko umwanzi Satani dutwara. Ni ukuri tubyuke dukanguke, nabizi yuko hari icyo waduhamagariye kandi waturemeye mu myiza muri Kristo Yesu. Buri wese rero ashobozwe nawe, mu izina rya Yesu dusenze kandi twizeye. Bana natwe tugiye kuryama, ubwami bwawe buganze, ubushake bwawe bube ku buzima bwacu, kugira ngo izina ryawe ryubahwe gusa ryonyine Mana. Amen. Mu izina rya Yesu.